Ndabasuje cyane mwe muherereye mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, kandi reka tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Reka dukomeze episode yacu aho Alice akomeje kwirengagiza Janvier, gusa ku ruhande rwa Janvier nawe umutima ukaba utameze neza. Icyumweru cyari gishize Alice atitaba nomero ya Janvier, gusa mu cyaro ibintu byari bimeze neza, imyaka yareraga, numva ko ibintu byari bimeze neza. Gusa Janvier ku ruhande rwe ntabwo yari ameze neza kubera ibihe yarimo gucamo byo kwirengagizwa n'umukunzi we. Agace Janvier yari atuyemo bari baratangiye kumugira urwenya, bamugira inkuru, bamubwira ati ibyo sha byo gutegereza Alice wabiretse ko atazigera agaruka. Gusa Janvier bagakomeza babwira ati erega umutima iyo wakunze uba wakunze, buri gihe uhora wizera ko iminsi yamujyanye yazongera ikamugarura. Rero nanjye ndizera ko igihe kimwe yazongera akangarukira. Naho mu mujyi ho Alice yaratangiye kumenyera akazi, numva ko akamazemo amezi 4, ari nako Eric akomeje kugenda amufasha mu buzima busanzwe. Ibyo ntibyatinze, Eric yamushakiye inzu, akajya amugura n'udukoresho duke nko gukoresha mu rugo, yewe bakajya banabana rimwe na rimwe. Numva ko bari barakundanye, ibintu byaragiye kure. Ari nako akomeza amubwira utugambo twiza turyoheye amatwi n'umutima. Utugambo twiza Eric yakundaga kubwira Alice, yambwiraga ati wowe uri umukobwa mwiza, ukwiye kurindwa n'umugabo w'umukire ufite amafaranga nkanjye, si wo kurindwa n'umuntu wo mu cyaro utarigeze unakandagira no muri bisi na rimwe. Urumva rero ugomba kumureka. Gusa Alice yakomezaga kubwira Eric ko nyine afite umuntu akunda wo mu cyaro, ariko kubera amagambo Eric akomeza kugenda amubwira, amwe aryoheye amatwi, aryoheye n'umutima, bigakomeza kumwica mu mutwe cyane, agakomeza kwiyumvamo Eric cyane. Umunsi umwe Alice yari mu nzu wenyine, afata agatabo Janvier yari yaramuhaye mu gihe yamuherekezaga. Imbere y'urupapuro, ku rupapuro rwa mbere abona handitseho amagambo agira uti nta ntera y'isi ishobora gutandukanya imitima ibiri. Nuko Alice akimara gusoma ayo magambo yahise azenga amarira mu maso, asa nk'uwifashe mu gituza avuga ati subu Janvier aracyanegereje koko. Muri icyo gihe Janvier yari yanditse ibaruwa ndende irimo amagambo y'ukuri, ayohereza kuri aderese Alice yari yamuhaye mu gihe yari akiri mu cyaro, amubwira ko mu gihe ashatse kumwandikira yazayimwohererezaho. Iyo baruwa yagiraga iti Alice, ngo nubwo utakitaba nomero yanjye, gusa umutima wanjye uzahora ugutegereje kugeza igihe uzagarukira. Kandi akomeza amubwira ati umutima wawe niwe nakunze kuva igihe twatukiranga kugeza n'ubu ngubu, kandi wibuke ko nyuma nyigutekereza nkaba nyigutegereje mu buzima bwanjye. Gusa iyo baruwa ikigera mu mujyi yamaze iminsi 3 atarajya kuyifata, kuko Alice uwo munsi ari kujya kuyifatiraho Eric yari yamujyanye kumutembereza, mbese kuri date bwa mbere, binarangira amusabye ko yamubera nyine umukunzi, nawe aramwemerera, batangira gukundana noneho bya nyabyo. Naho mu cyaro Janvier we yari yaratangiye guhinduka, ntiyabonekaga, ntiyagikora ibintu byinshi, umutima we wari waracitse intege, bituma n'umubiri we wumva nta kintu cyo gukora mu gihe atari kumwe na Alice, cyangwa se mu gihe atumva n'ijwi rye. Abaturanyi be n'inshuti ze batangiye kubona ko Janvier arimo kunyura mu bihe bitoroshye, gusa mukuru we yamubwiye amagambo akomeretsa, ariko mu by'ukuri ayo magambo yamubwiye yari ay'ukuri. Yaramubwiye ati Janvier, hari igihe urukundo rutabura umutima ahubwo rubura icyerekezo. Akomeza amubwira ati wari ukwiye kubaho, hano kubaho mu nzozi ku bintu bitazongera kugaruka mu buzima bwawe. Gusa Janvier we ntabwo yigeze amusubiza, yari akifitiye mbese icyizere gisa nk'icyarimbuwe n'imvura. Naho mu mujyi urukundo rwa Alice na Eric rwakomeje kugenda rutera imbere, gusa Alice agakomeza agira impungenge bitewe n'ibintu yakundaga kubonana Eric. Alice yakundaga kubona Eric atangira kujya avugira mu ibanga, telefone agahamagarira mu ibanga,
mbese umunsi umwe ngeze kumwumviriza yumva arimo aravuga nk'umuntu usa nkaho yubatse avuga gake gake, gusa Alice bikamutungura cyane. Umunsi umwe Alice yahamagaye Eric aramubaza ati se ko mbona uvugira kuri telefone mwibanga bimeze gute? Eric aba aramusubiza ati nibyo umuvandimwe tuba tuvuga no muri famiye kandi ibyo ngibyo ntukabyiteho. Alice aratuza baramwihorera. Yaramwihoreye gusa ariko ku ruhande rwa Alice ntabwo umutima we watuje, yakomeze kugira impungenge nyinshi cyane. Episode ya 3 naho ngaho tuyigarukirije. Alice arimo gukomeza kuvangirwa n'isi y'umujyi, naho Janvier akomeje gutakaza icyizere, naho Eric azakomeza guhisha ibanga rigeza ryari ko Alice asa nkaho yamuvumbuye. Muzacikwe na episode ya 4. Murakoze cyane.